Igitondo cyiza kuri mwese bakurikiye Fike Media mubasha kumva ikinyarwanda yabamwe muri mu gihugu n'abari hanze mwese mbahaye ikaze. Uyu ni wa mwanya twahariye kubagezaho amakuru ababyutse avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye hano mu Rwanda. Nje nitwa Bazaza ngwaye ikaze. Uyu munsi wa none reka dore ku nkuru ivuga ku ijambo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Dr Patrice Mugenzi yagejeje ku bahoze ari inyeshyamba mu mashyamba ya Kongo ariko bakaba bagiye gusubizwa mu buzima busanzwe. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Dr Patrice Mugenzi arashimira abahoze mu mitwe yitwaje intwaro mu mashyamba ya Kongo batekereje neza bitandukanye nayo bagaruka mu Rwanda gufatanya n'abandi kubaka igihugu. Umutwe w'inkuru uragira uti abasaga 47 bavuye mu mashyamba basubijwe mu buzima busanzwe. Ibi ni byatangarijwe ku kigo cya Mutobo mu karere ka Musanze kuwa gatanu tariki 28 Werurwe umwaka 2025. Aha hari mu muhango wo gusoza icyiciro cya 73 kigizwe n'abasaga 47 bahoze mu mitwe yitwaje intwaro mu mashyamba ya Kongo barimo batatu b'igitsina gore abandi bose basigaye bakaba ari abagabo. Uyu wabaye n'umwanya mwiza wo gutangiza icyiciro cya 74 kigizwe n'abahoze mu mitwe yitwaje intwaro aho amaze kwakira 79. Mu ijambo rye Minisitiri Patrice Mugenzi yibukije abasubijwe mu buzima busanzwe kurangwa n'ishyaka ryo guharanira kubaka igihugu mu rwego rwo gusigasira ibyo kimaze kugeraho, abibutsa ko kuba barahisemo kugaruka mu gihugu cyabo ari intambwe nziza bateye bava mu buyobe bahozemo. Ati kuba mwari imbata z'abasize bakoze jenoside kugira ngo bakomeze abaciro umugambi mubisha wo gukomeza ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi babumvisha ko abanyarwanda tutari hamwe muri hano mwabyiboneye ko turi abanyarwanda twese. Arongera ati durafande hano yambaye amapeti mwebwe yanyarihe nta numwe wayambara. Kuba mutambaye amapeti yanyu nicyerekana ko mwari mwarayobye ntayo mwambaye ni ukuvuga ngo iryo ndipfunwa nkagombye kuba mufite ahangaha ryo kuba tubonamo abantu mwari mwarayobye. Akomeza agira ati ndagira ngo mwitekerezo mvuko kuba mugiye muri sosiyete nyarwanda icyo tubifuzaho nuko amasomo muvanya aha yabagirira akamaro kugira ngo mutekereze icyo mwafasha igihugu cyacu. Mugomba kwirinda gushyigikira abatera u Rwanda. Ndabasaba nkomeje ntimuzatatira igihango mugiranye n'igihugu. Bamwe mu barangije amahugurwa basubizwa mu buzima busanzwe biganjemo urubyiruko rwo mu kigero cy'imyaka 20 na 25. Baravuga ko ibyo bari mu mashyamba bari barabishoyemo n'ababakuriye. Soluda Mushimiyimana Marite wavukiye mu mashyamba ya Kongo mu mwaka wa 2000 ati naravutse nisanga muri FDLR twabaye mu buzima bubi pe. Abana nta burenganzira twari dufite bwo kwiga, twakoreshwaga imirimo ivunanye. Uko intambara igenda ikura aho tubereye bakuru badushora mu gisirikare, twakobwa twakoraga akazi ko kwikorera imbunda tuzitwaza abarwanyi. Arongera ati hariho byageze tubura amahwemo, aho unyuze hose bakaguhana ati dore umunyarwanda. Nibwo ababyeyi bari baratashye imbere yanjye batwakuye batubwira ko mu Rwanda ari amahoro, natwe twareba ubuzima bubi turimo turavuga tutireka tujye muri icyo gihugu turebe ko amakuru batubwira ariyo. Naratashye batwakira neza batwirika urukundo, ndishima leta kuko batwakiye neza birenze uko twabitekerezaga. Mu ijambo rya Ajuda Chef Hakizimana Pierre Celestin wavuze mu izina ry'abasubijwe mu buzima busanzwe yashimiye leta y'u Rwanda yabakiriye neza ibaha ubumenyi butandukanye bahabwa ibikenewe byose bibafasha gukurikirana amasomo ajyanye no kwihangira imirimo iciriritse. Avuga ko abatashye batazi gusoma kwandika no kubara babyikishijwe barabimenya. Yavuze ko baje gufatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu kandi ko bagiye gukora ibishoboka byose ngo bagenzi babo basize mu mashyamba nabo batahe baze kubaho mu gihugu cyabo. Nyirabineza Valeria umuyobozi wa komisiyo ishinzwe gusezera no gusubiza mu buzima bahoze ari abasirikare RDRC yavuze ko abahoze mu mitwe yitwaje intwaro mu mashyamba ya Kongo bo mu cyiciro cya 73 batigeze bagorana mu nyigisho bahawe nk'abantu batashye ku bushake bwabo. Ati ajya gufata umwanzuro wo gutaha mbere yo kwikorera isuzuma agasanga yarataye umwanya agafata icyemezo. Abadusezereye uyu munsi twabahaye uburenganzira barasohoka tujyana hirya no hino mu gihugu basura bagenzi babo batashye imbere basanga bariteje imbere ku buryo bavuyeyo bavuga bati nubwo twataye umwanya tugiye gukora cyane. Abasubijwe mu buzima busanzwe bahawe ibyangombwa birimo indangamuntu na certifica y'uko basoje amasomo y'ikiciro cya mbere. Ikiciro cya 74 gitangiranye n'abavuye mu mitwe yitwaje intwaro 79 biganjemo abo mu mutwe wa Zarendo. Reka tubashimire mwabanye natwe tubasaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubana namwe buri munsi. Ntago ari inkuru imwe cyangwa ebyiri dukora zonyine ku munsi, izigisohoka zose mu nyamakuru tuzibageza ako kanya mbere uko zigera ahandi hariho hose. Dukorera imbere cyane niyo mpamvu twifuza kubagezaho amakuru hakiri kare kugira ngo umenye aho ibintu bihagaze magingaya. Nitwa Bazaza, ushatse wakora like nk'ikimenyetso cyo kudushyigikira, utakora subscribe ukayikora. Ndabakunda cyane, hasta la vista.